dusangire ubuzima. Muri ubu buzima ntabwo ari benshi bahiriwe no kugira ubutunzi buhagije ku buryo icyo umuntu akeneye akibona bitamugoye. Isomo nize mu buzima ni uko mu butunzi buri faranga ryose rifite agaciro. Iyo utarabisobanukirwa hari igihe ukoresha nabi ibyo ufite witeze ko ubukire buzaza ari uko uboneye amafaranga menshi icyarimwe. Naje gusanga ko kugira ubutunzi ni byiza. Buri wese nuko ateye ndetse n'ibimuri ku mutima aba yumva yagira amafaranga ahagije yo kugera ku byo akunda. Hari uburyo butandukanye rero abantu bagera ku mafaranga. Ntavuze cyane ku buryo bwo kuyageraho, icyo nize nuko amafaranga abyara andi. Hari igihe rero uba wumva uzagwa ku mafaranga menshi bityo bikagufasha kugera ku byo wifuza. Iyo wumva ko amenshi azazira rimwe, hari igihe na make ufite utayakoresha neza, utegereje menshi. Uzasanga hari imvugo tugira ngo umuntu arondereza ubusa bukimara. Ariko icyo nize ni uko buri faranga ryose rifite agaciro. Amake niyo abyara menshi. Reka dutekereze tukiri abana ku muntu wese wakuze afite nk'agasanduku cyangwa se umwobo cyangwa igikombe abikamo. Wabonaga ifaranga ugashyiramo, ukabona igiceri cy'abiri ugashyiramo, wabona 5 ugashyiramo, maze mu gihe runaka wazayafungura ugasanga yabaye menshi, agufashije kubona ikintu kigura nk'amafaranga 20 utari kubonera rimwe iyo utayabika. Hari imyaka namaze nkorera amafaranga mu mutwe numva ari make, bityo y'ukwezi yose nkayamara, yemwe ngahora mfata n'inguzanyo ku mushahara. Nkumva ibibazo byanjye n'ibyo nifuza gukora nzabibona ari uko nabonye akazi kampemba menshi. Ariko umuntu umwe wahembwaga make kuyo mpembwa kandi ufite inshingano nyinshi, naje gusanga agera kuri byinshi kundusha. Uwo munsi nahinduye uko mbona ibintu. Nasanze ikibazo cya mbere atari ingano y'amafaranga, ahubwo ari ukumenya uko ukoresha ayo ufite. Utekereza ko ifaranga rimwe ryazabyara 2 cyangwa se rimwe ritegereje irya kabiri yazageraho akagwira, bihindura cyane uko ukoresha make ufite, yemwe niyo yaba ari ay'abantu baguha. Ni byiza ko dukora cyane tugashakishiriza henshi, ariko igihe ataratangira kuba menshi ngo dushore no mu mishinga twifuza, ni ukwiga kubika neza make dufite, tuzirikana ko ariyo soko yo kubyara yandi. Ntuzamere nkanjye watekereza ko guhembwa menshi ari byo bizakemura ibibazo, kuko niyo uhembwe menshi utarahindura imitekerereze, uhindura ubuzima, aho uhahira, ibyo ugura, maze nayo agahita aba make. Niba nawe ufite ibyo wize ku mafaranga, watwandikira muri comment tugasangira ubuzima.